Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikiraho muhereye hirya no hino mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu, ndetse namwe mukomeje kudukurikira muri hakurya y'imbibi, hakurya y'inkiko z'u Rwanda. Turabashuje cyane, gukomeza kugubwa neza kandi Nyagasani akomeze abarebe icyoroshye. Twongeye kubaha ikaze ku biganiro byacu bitandukanye dukomeje kugenda tubakorera. Ni ibiganiro bikomeje kubaka, ni ibiganiro bikomeze kureba kana kariya, ariko intego nta yindi, umujyo ni wa wundi, no gukomeza kubashakira ibyakomeza kutwubaka mu buzima, ibyakomeza kuduteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Muri byifashe bite rero uyu munsi wa none? Inkuru mbazaniye ni iyi. Nk'abantu, inkuru mbazaniye ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru rero itoroshye kuyikoraho rwose, ndetse nyemaranye igihe kinini ndimo nyicukumbura neza nitonze kugira ngo nzayikorane ubuhanga, nzayikorane ubwenge bwinshi bugiye butandukanye, ariko nanone mu kuyikora ntagira uwo nkomeretsa, ahubwo ari ukuyikora kugira ngo nkomeze kugenda ngira utwo ngenda mbibwirira hirya no hino tugiye dutandukanye. Ikintu rero mbazaniye nta kindi, muti byifashe biti. Hanze aha ngaha hari ikibazo cyugarije urubyiruko, hari ikibazo cyugarije isi yose muri rusange, ni ikibazo ariko by'umwihariko biri kugera mu Banyarwanda. Ahari kubera yuko niba ari kubera yuko ari bishyashya, niba ari kubera yuko ari ibintu bitari bisanzwe, nta bindi rero. Cyo ni ikibazo kigendanye n'ibintu by'ubutinganyi, ni ikibazo rwose Imana yanga urunuka, Imana yanze urunuka kugeza n'ubwo igenda irimbura abantu ndetse isi ikayoreka rwose. Ariko rero kandi nkomeza kugushishikariza gukora subscribe, wowe udukurikirana utarakora subscribe rwose reka nkubwire ngo waracitswe aha ngaha ku butumwa, inkuru zirimo ziratambuka, ibiganiro birimo birahaca, waracitswe rwose gukora subscribe. Ariko rero nawe wayikoze, uri umuntu w'umugabo cyane rwose, uri umuntu w'agaciro. Ubutinganyi rero mu Rwanda burimo burafata indi ntera, abantu mwe, burimo buragera ku rundi rwego, kugeza ubwo burimo buramamazwa hirya no hino ku social media, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abantu bamwe batangiye kugenda bivugira ko mu by'ukuri ari abatinganyi, ngira ngo murababona hirya no hino ku ma YouTube, harimo bitwa ngo bayigete b'abagabo b'abage, harimo n'abandi ntabwo buze kugenda ndondora amazina, bakora ibintu by'umwanda rwose, bitwara uburyo budashimishije Imana. Kandi nyamara mwabantu mwe mujye muzirikana yuko kino cyaha ari cyaha cyatumye Imana irimbura Isodomu na Gomora. Nicyo cyaha Imana yanga urunuka mu buryo utashobora kubyiyumvisha. Ngira ngo nibiba ngombwa turagenda tureba no muri Bibiliya, turagenda dusoma imirongo, ibihamya byerekana yuko kino ari icyaha Imana yanga rwose, itifuza yuko abantu batuye isi bakora. Mu minsi yashize ubwo narimo ndakora ubushakashatsi, ndimo ndikorera ubucukumbuzi, hari utuntu nagiye ngwaho ndavuga nti utu tuntu rwose nubwo tugaragara ku bantu b'abasitari, ku bantu b'abanyamuziki bakomeye hano mu Rwanda, ariko nagira ngo mbamenyeshe yuko ubutinganyi ahantu burimo buraca nta handi, burimo buraca mu bikorwa bya entertainment, burimo buraca mu bikorwa by'amafilimi, burimo buraca mu bikorwa by'imiziki, noneho byageramo bikaba akarusho. Wagira ngo abanyamiziki dufite hano mu Rwanda cyangwa se n'abandi bari muri Afurika n'abandi bari ku isi hose, wagira ngo abanyamiziki nibo abambasaderi bakomeye cyane. Iyo cyo ntabwo ndakimenya. Wagira ngo nibo abambasaderi bakomeye cyane bashinzwe kugenda bamaza ubutinganyi, kandi ibyo bintu bigakorwa mu ibanga rikomeye cyane. Ikintu rero nabazaniye nta kindi. Mu minsi yashize umuhanzi Christopher, ndibuze no kugenda mbacishizamo iyo ndirimbo. Mu minsi yashize umuhanzi Christopher aherutse gusohora indirimbo. Nta ndirimbo nta yindi ushobora kuba warayumvishije ku mateleviziyo, ushobora kuba warayumvishije ukayikunda cyane mu rwego ruteye ubwoba kubera imitoma igiye irimo. Ni indirimbo rwose y'urukundo, ariko ikintu giteye mu ubwoba kiri kuri iyo ndirimbo ni izina yayise. Iyo ndirimbo yayise ngo Pause. Ese ibyo wari ubizi? Iyo ndirimbo yayise Pause. Muneza Christopher, indirimbo aherutse gusohora yitwa Pause. Mujye kuri YouTube channel yo mwabantu mwe muyirebe. Ni indirimbo yitwa Pause. Mu by'ukuri iyumvishije neza, ni indirimbo y'urukundo, ni indirimbo ishamaje, ifite amagambo ari sweet, amagambo aryohereye cyane. Ariko ikibazo ngewe ubwo nakoraga ubushakashatsi nakomeje kugenda nibaza, narebaje ntise aba Banyarwanda, aba bahanzi dufite muri kino gihugu bari kugenda bamamaza ubutinganyi kandi mu ibanga rikomeye cyane, urubyiruko rwacu rurimo ruragana, abantu bacu barimo baragana hehe bakunda bano bahanzi. Uwo niwo muhanzi wa mbere tugiye kuvuga, ariko mukandaje mbabwire n'undi muhanzi mutashobora gukeka, nawe mbabwiye ibyiwe byose mbishyire ku mugaragaro, byose mbishyire hanze. Chase out. Umuhanzi witwa Muneza Christopher
cyangwa se uwamamaye ku kazina ka Tofa, ni umuhanzi twakunze nanjye rwose nemera, wagiye ahimba indirimbo zigiye zitandukanye. Hari indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo yitwa ngo iri joro ni jye nawe, yaririmbanye n'umundi muhanzi witwa Dani Nanone. Ngira ngo muramwibuka mu bihe byatambutse, mu bihe bishize, uburyo yaririmbaga neza, imiziki ye rwose abantu barayikundaga. Ariko rero n'ubu ntabwo ndi gushaka kumwangisha abantu, kuko na n'ubu ndabizi yuko agikunzwe, ndabizi ko ari umuhanzi uri on top, uhora hejuru, uhora rwose ari on top mu bigendanye n'imiziki, kandi imiziki ye akayikora yitonze. Ariko icyo ndi kwibaza, icyo ndi gushaka yuko mumfasha gucukumbura uyu munsi wa none, ndashaka yuko tuvuga ku ndirimbo, cyangwa se dusobanukirwa ibigendanye n'indirimbo yitwa Pause. Ni indirimbo yakoze mu minsi yashize. Indirimbo yitwa Pause, uko ndi kubivuga ni pa na o n'inyuguti ya za, ibyo gusa, Pause. Ese wari uzi yuko iryo jambo ari ijambo rikoreshwa mu butinganyi? Nubwo mu ndirimbo nta kintu na kimwe avuga kigendanye n'ubutinganyi, nta kintu na kimwe agaragaza cyerekana yuko ari umutinganyi, cyangwa se cyerekana yuko yaba abahagarariye, cyangwa se cyerekana yuko yaba abavugira. Ariko wari uzi ko iryo jambo, ushobora kwibaza uti kubera iki Muneza, umuntu wize usobanutse mu mutwe, ni iri jambo yaryanditse, yatekereje kuryitirira indirimbo yati, kugeza naho yandika ziriya nyuguti kuri titire y'indirimbo ye ni Pause, byanditse mu nyuguti nkuru, lettre majuscule, Pause, nk'uko murimo murabyumva. Rero mwa bantu mwe, nagira ngo mbamenyeshe yuko iri jambo nubwo iyo ukurikiranye mu ndirimbo nta hantu ubona yamamaza ubwo butinganyi, nta hantu abivuga, muri view indirimbo ikoze rwose nta bintu bigaragara. Ariko iyo ndirimbo ni imwe mu ndirimbo, ugendeye kuri titire yayo, ni indirimbo yamamaza ubutinganyi. Akaba ari iryo jambo, rikaba ari slang rikoreshwa n'abantu bo mu muryango wa LGBTQ, babandi ujya wumva bavugira abatinganyi, babandi bafite idarapo ry'umukororombya, birwa bamamaye ku isi ahantu hose. Wari uzi yuko iryo jambo Pause Christopher yitiriye indirimbo ye ari ijambo ari slang? Ni slang mwa bantu mwe ihagarariye ubutinganyi. Ubundi no kuvuga ngo iryo jambo bita Pause mu bigendanye na LGBTQ, mugende mu bisearching, mu bishake no kuri Google cyangwa n'ahandi hantu hose ku mashakiro asanzwe dusanzwe dushakishirizaho ibintu tudasobanukiwe. Ijambo bita Pause ubundi ni ijambo rikoreshwa mu muryango wa LGBTQ, bashaka kuvuga yuko iyo bavuze ngo I am Pause, baba bashatse kuvuga yuko uwo muntu, cyangwa se uwo muntu uri kwivuga, ari umutinganyi, ari umuge niba abagabo baryamana n'abandi bagabo bagenzi babo. Ariko noneho iyo yongeye ijambo ko ari Pause, abari kumwumva babizi neza bahita basobanukirwa neza yuko uwo mutinganyi abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ari Pause. Muri make Pause nicyo kintu iryo jambo risobanura. Ese iryo banga wari urizi? Watekereza yuko Muneza Christophe yaba yarahimbye iyo ndirimbo hanyuma akayita iryo zina mu buryo atazi? Yaba yarahimbye iyo ndirimbo? Icyo nicyo kibazo ndi gushaka yuko twibaza. Mwabantu mwe bano bahanzi dukunda, yego turabafana nibyo, kandi rwose badukorera umunsi, indirimbo zabo turazumva zikatugwa neza, zigatuma ubuzima burushaho kugenda buryoha mu buzima. Ariko nanone kwamamaza ubutinganyi mu buryo bw'ibanga rikomeye, nta hantu ushobora kumva, nk'uko nakomeje kubigarukaho, nta hantu ushobora kumva mu ndirimbo uyu muhanzi arimo aramamaza ibintu by'ubutinganyi. Ariko kwita ijambo Pause akayibyitirira indirimbo ye, indirimbo nziza yakoze cyane rwose, ahari niba bazi ko tutazabimenya, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ibyo bintu turabimenya, turabikurikirana, kuko twebwe turashakashaka, turacukumbura. Hari abantu hano hanze baba bazi gucukumbura, bakareba hirya no hino, bakamenya n'akari murori. Ijambo Pause ni slang ikoreshwa mu muryango w'abatinganyi, mu muryango abo bita LGBTQ. Akaba rero ari slang ikoreshwa bashaka kugaragaza yuko umwe mu bage, cyangwa se umuntu umwe ukora ubutinganyi, cyangwa se ubuge, niba abantu baryamana n'ubundi bahuje ibitsina ariko b'abagabo, nibo bita abage. Ngira ngo abo bantu rero iyo yongeye mu buryo bwo kwisobanura, cyangwa se mu buryo bwo kugenda yivuga, akavuga ati njyewe I am Pause, ubwo abashatse kuvuga yuko ni umutinganyi, ni umuge, ariko ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iryo banga wari urizi? Ibaza impamvu Muneza Christopher yaba yarahimbye ya ndirimbo nziza, ndaje nyibumvishije murayumva mu kanya. Yaba yarahimbye indirimbo nziza kuriya, ifite amagambo aryoshye, ariko ugatungurwa n'ukuntu yaba yarayise iryo jambo. Ese Muneza Christopher, ikibazo ubazwa
nubwo atari ngombwa ngo ugisubize, nubwo nta hantu urabivuga kuri social media, iriya jambo waryitiriye iriya ndirimbo ubizi neza ko ari slang y'abo mu muryango w'aba LGBTQ. Icyo ni ikibazo urubyiruko rwacu turimo turaganahe. Urubyiruko rwacu ahantu turimo turerekera ntahagana hehe. Mwa bantu mwe rwose ndagira ngo mujijuke, musobanuke, mujye mumenya ibyo bintu. Iryo jambo pause uwo ari we wese yagenda akarisacinga ku mbuga nkoranyambaga, aho wajya hari hose, I don't know, wajya kuri Google, wajya hehe, iryo jambo ukamenya ikintu rivuze, uganasobanukirwa yuko umuhanzi wacu Tofa Muneza Christopher yabashije guhanga indirimbo yarangiza akayita ngo pause. Nyamara mu by'ukuri iryo jambo pause ari slang ikoreshwa n'abagay, n'abantu bo mu muryango wa LGBTQ. Ikindi kintu rero giteye ubwoba mwa bantu mwe, niyo mpamvu ndi kubabwira ngo iki kiganiro njya kugikora nabanje gutekereza rimwe, mbanza gutekereza kabiri, kuko ari ikiganiro gishobora kuba gikomeye, kivuga ibintu bikomeye mutari mwagira ahandi hantu mwumva. Ese waruzi yuko umuhanzi Bruce Melody Itahiwacu Bliss, waruzi yuko umuhanzi Bruce Melody nawe ari mu bantu bakekwa ko, ari mu bantu bivugwa ko bamamaza ibintu by'ubutinganyi, ari mu bantu bikekwa ko bashobora kuba ari abambasaderi b'ibintu by'ubutinganyi, bamwe mu bantu bavugira umuryango wa LGBTQ. Ni umuryango w'abatinganyi ku isi uzwi, ni umuryango kandi umaje kugenda ukomera, uri kugenda ufata intera mu madini atandukanye hirya no hino. Mwarabibonye gushize muri ADPR, ngira ngo hano mu Rwanda hari ahantu byagaragaye, hagaragara abatinganyi bafite ibendera ryabo ribaranga n'irya bendera ry'umukororombya, bari ahantu mu rusengero. Mwarabibonye, ndetse hari n'indi nkuru ikomeye cyane, inkuru ikomeye mu minsi yashize, ngira ngo ni ku matariki nk'atanu ashize, abatinganyi, umuryango w'abatinganyi bakoze urugendo i Roma, hanyuma bakora urugendo muri bazilika zigiye zitandukanye, ndetse n'abavugizi babo babasha guhura na papa mushyashya ubu ngubu uriho, bagira ngo bumve ikintu atekereza ku muryango w'abatinganyi. Ese waruzi yuko izo ngendo zakozwe mu minsi ishize? Reka rero nigarukire hano iwacu, ngaruke ku muhanzi Itahiwacu Bliss, Bruce Melody, umuhanzi abantu bakunda, ntabwo ibyo wabitindaho. Uramutse ugiye ku mbuga nkoranyambaga, ugiye kuri YouTube, ugiye kuri Instagram, ugiye ahantu hariho hose, cyangwa se niyo wajya kuri Google ugasacinga abahanzi byibuze 10 bakunzwe mu Rwanda, ntabwo umuhanzi Bruce Melody ushobora kumuburamo. Ni umuhanzi nawe uhora on top, hari ku gasongero ko hejuru. Ariko mwa bantu mwe, nagira ngo mbamenyeshe yuko uyu muhanzi nubwo atabyivugira, nubwo atantumye ngo mbimuvugire, ariko njyewe mu bucukumbuzi bwanjye, mu bushakashatsi bwanjye, mba naragiye nkashakashaka nkamenya ikihishe inyuma y'amarido, ikitagaragara. Nyamara ari abantu dukunda, ari abantu abana bacu bafatiraho urugero, ari abantu abakobwa bashiki bacu, abakobwa bacu, abagore bacu bakunda kumva indirimbo zabo. Biragoye cyane ko wakumva umwana cyangwa se umuntu uturuka ahantu mu giturage aho ariho hose, cyangwa se n'abari mu mijyi, ngo wumve ko adafite indirimbo ya Bruce Melody muri telefone ye. Kumwe twajyaga tuzigendana ku gatelefone, kuri matushe, cyangwa se twa dutelefone tuba turimo memory card, n'izi ngizi tuba dufite n'iz'ama smartphone. Ninde utajya wumva umuhanzi Bruce Melody? Ariko se waruzi ko Bruce Melody buri afite tatuwaje iri ku kaboko k'iburyo? Ku kaboko k'iburyo muzakabona, akaboko k'iburyo hariho tatuwaje yanditseho ijambo ngo Pride. Iryo jambo Pride mwa bantu mwe mwari muzi ikintu risobanura? Burya mwari muzi ko iri jambo Pride ari ijambo rikomeye cyane rikoreshwa mu muryango w'aba LGBTQ. Ese ndi kwibaza ikibazo kimwe nk'icyo nibaje kuri Tofa navuze ngo yayise indirimbo ye yitwa Pause, ayita Pause, indirimbo yarutse gusa mu minsi yashize, ngira ngo indirimbo igiye kumara nk'ukwezi isohotse hanze. Rwose indirimbo yarakunzwe cyane, ariko nabajije ikibazo kuri Tofa, nabajije ngo iri jambo Pause, ese Muneza Christopher cyangwa se witwa Tofa yarihimbye cyangwa se yaryitiriye indirimbo ye abizi neza ko iri yari slang ikoreshwa n'abantu b'abatinganyi, b'abagay? Hanyuma ndongera nibaza ikibazo, Bruce Melody afite tatuwaje iba ku kaboko k'iburyo, yanditseho ijambo ngo Pride. Ijambo ngo Pride niko ryanditse mu nyuguti nini, utazarishyira mu nyuguti nto, ariko uko ryandikwa mu nyuguti nini nka kura rimeze n'ubundi. Jya kuri Google yawe, cyangwa ujye ku mafoto ubitsemo ye muri telefone yawe, cyangwa n'ubundi buryo umukundamo, I don't know, ariko jya umushakashaka iryo jambo. Reko niba mbeshya umbwire ngo ntarihari, riri ku kaboko k'iburyo, ni ijambo Pride. Ni ukuvuga ngo ijambo Pride noneho yo ntabwo ari slang nk'uko twabibonye kuri Tofa, ahubwo Pride ni keyword abantu bo mu muryango
wa LGBTQ bahuriraho. Pride ni ijambo, ni keyword bahuriraho. Icyo kintu ndagira ngo mucyumve mugisobanukirwe. Ese Bruce Melody kugira ngo atinyuke gukora icyo kintu gikomeye cyane, hanyuma yiyandike ku mubiri we ibintu bitazasibama, cyangwa se niyo byasibama ariko nzi ko byamugora kurikuraho, yiyandikaho ijambo Pride, arishyirana ku kaboko, ahantu azajya avuga abantu bakamureba, uburyo bwose azajya yambara bigaragaza amaboko ye, iryo jambo tukabasha kuribona. Ese Bruce Melody ndabizi urakomeye cyane, wenda nta nubwo nemere kukuvugaho bitewe n'uburyo wenda urwego uriho n'urwego nanjye ndiho, ariko se ijambo Pride turagira ngo buriya bibaye ngombwa bagakwiye gusobanurira abantu, ukabwira abantu ikintu iryo jambo rivuga kandi ukababwiza ukuri. Iryo jambo ni ibintu bizwi, urabisacinga kuri Google ukabibona. Ryatangiye gukoreshwa hagana mu 1970 ubwo abatinganyi bari bakomeje kugenda bamererwa nabi. Ntabwo ndi buze kugenda ngaruka ku bigendanye n'amateka y'aba bantu baba gay cyangwa se bano bantu b'abatinganyi, kuko abatinganyi buriya ijambo umutinganyi, ijambo umuge nubwo bifite ahantu bihuriye ariko biratandukanye. Abantu b'abatinganyi LGBTQ ntabwo amateka nshaka kuyagarukaho, kuko iryo jambo ryemejwe cyangwa se ryemejwe yuko rigiye kongerwa mu ubusobanuro mu nkoranyamagambo dictionnaire mu 1970 kandi rigatangira gukoreshwa rifite ikintu runaka risobanuye mu buryo bwo kuvuganira abatinganyi. Iri jambo waryishyize ku kaboko urishyiraho mu tatuwaje, mu by'ukuri wari uzi icyo bisobanura cyangwa byarahuriranye? Ni ibintu byahuriranye upfa kuryishyiraho wenda ukaba utaramenya ikintu rivuga mu muryango w'abari abantu. Rero mwabantu mwe, aba bahanzi turabakurikira, ni abasitari bakomeye cyane, ndetse ni abantu abana bacu, urubyiruko rwacu rufatiraho urugero. Umwana utekereje kuza mu muziki aba agomba kumva imiziki ya Bruce Melody, aba agomba kumva imiziki ya Tofa Muneza Christopher, hanyuma akavuga ati bibaye byiza nanjye nkazaba nk'aba bantu, nkazashininga, nkazamuka nkagera ku rwego bano bantu bamaje kugeraho. Ariko ikibazo dukomeje kugenda twibaza mwabantu, uyu muntu bano bantu barimo kugenda bishyiraho bino bintu bamamaza ibintu by'ubutinganyi mu ibanga rikomeye cyane kandi mu buryo bucecetse, hanyuma twebwe nk'abantu dufata nk'icyitegererezo, hanyuma twebwe nk'abantu twumva twifuza kuzamera nkabo, hanyuma twebwe ahazaza hacu nahahe kuri ino si. Nagira ngo mbibutse yuko icyaha cy'ubutinganyi ni icyaha gikomeye cyane Imana yanga urunuka, ni icyaha rwose Imana itababarira, ndetse ikimenyimenyi birigaragaza, yagiye ibigaragaza ngira ngo muri Bibiliya ku bantu bayisoma murabizi, niyo zino dusigaye dufite n'amatelefone arimo dushyiramo za Bibiliya, ugenda usacinge ufungure application ya Bibiliya runaka ufite muri telefone yawe, hanyuma usacingemo ijambo ubutinganyi, baraguhereza imirongo igenda ivuga ku bigendanye n'ubutinganyi. Nuyisoma neza witonze uraza kubasha kumva uburyo ki Imana yanga kino cyaha, guhera mu itangiriro kurinda ugera mu gitabo cy'ibyahishuwe gihera ibindi. Uraza kugenda usobanukirwa neza uburyo ki Imana yanga bino bintu, ariko twebwe urubyiruko, abasitari bacu bakaba batangiye kubyamamaza kandi mu ibanga rikomeye, bakenda babicisha mu miziki, ndetse hari n'amakuru avuga yuko no mu mafilime birimo. Ntabwo ho ndakurikirana cyane, nabanje kureba ku bintu bigendanye n'imiziki, nabo nzabavuga niba bahari, nzabagaragaza amakuru, tuzayagenda tuyareba. Ariko nagira ngo rwose mu by'ukuri tubanze dusobanukirwe kano kantu ku bahanzi bacu dukunda, ku bahanzi bacu twemera b'intangarugero kuri twebwe, twukunda kumva imiziki yabo, ku bintu bya Bruce Melody n'ijambo Pride yanditse ku kaboko ke, ndetse na album yiswe Colorful Generation, ibintu by'amabara agiye atandukanye, byose mamuzi yuko tutabizi. Ibyo bintu by'amabara agiye atandukanye, Colorful we, iyo ndirimbo, iyo album yiswe Colorful Generation ni ishatse gusobanura iki? Byo wenda ntabwo ndibuze kubigarukamo, nubwo wafashe umwanya mukabisobanurira abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange. Ariko ibyo bintu rwose ndagira ngo urubyiruko rukurikira imiziki, urubyiruko rukurikira entertainment, rwita ku gukunda ibihangano byanyu, we Bruce Melody ndetse nawe Muneza Christopher, byaba byiza yuko byasi twanakunda iyo miziki, ariko n'ibyo bintu nabyo tukabisobanukirwa. Ubundi muri make wenda ntagiye no kurondogora ibintu byinshi, ijambo Pride iyo ugiye gusacinga ubusobanuro bwaryo aho rihurirana n'abantu baba LGBTQ, ubundi iryo jambo nababwiye ko rikoreshwa nka keyword, ni keyword Pride. Buriya umuntu w'umuge uri au niveau international, cyangwa se niba abantu babage n'urugero binjiye mu gihugu cyacu bakahagera bagahura na Bruce Melody, cyangwa se bakagira uburyo ki bavugana, ntabwo mbizi. Iyo babashe kuza wenda byaba ari ibintu byikoze cyangwa se byaba ari ibintu bitikoze,
ni ukuvuga ngo iryo jambo ubundi ikintu riba risobanuye ngo ni ijambo ubundi pride ikintu rishatse kuvuga buriya ku ba LGBTQ ni movement for LGBTQ visibility right and celebration of our identity. Ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo twebwe nta ni nk'ijambo riba rishaka kubavugira rishaka muzi yuko imyaka yagiye itambuka ari abantu bagiye bahezwa inyuma, ari abantu bagiye babuzwa uburenganzira bwabo bagatotezwa, nubwo muri no minsi noneho aribwo ijambo ryabo ryahagurutse noneho batangiye kujya bajya hagaragara bakavuga bakigaragaza cyane. Ariko rino jambo pride mu magambo make nicyo kintu rishatse kuvuga, movement for LGBTQ visibility right and celebration of our identity. Ni nko kuvuga ngo twebwe ntabwo twishimira uko turi kandi dukeneye guhabwa uburenganzira. ngira ngo wenda buri muntu ashobora kugenda abisobanura uko ashatse, ariko mu magambo make iyo bavuze ijambo pride baba bashatse kuvuga ngo movement of LGBTQ visibility right and celebration of identity. Icyo kintu wari ukizi we Bruce Melody, nubwo udashaka kubwira abanyarwanda, nubwo udashaka kubivuga, ngenda hamye yuko iryo jambo pride wishyize ku kaboko ntabwo apfuye kuryishyiraho gusa, bifitanye isano n'ibi bintu byo muri LGBTQ, ibintu by'ubutinganyi. Mujye mubicesinga uti mubivuge tubimenye, tukomeze tubakunde yego, ariko n'ibyo bintu nabyo biba ari ibintu bisobanutse tubimenye. Ubundi rino jambo iyo ugiye kurisacinga wenda ku bantu bagerageje gusoma basoma iri jambo, ubundi ikintu rivuga pride ni nko kuvuga ngo ni self respect. Ugenekereje mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ati njyewe wenda ndiyubaha cyangwa se nihesha agaciro, ibintu nk'ibyo biri mu mujyo nkongu self respect. Ubundi jambo pride nicyo rivuga, am proud of, ntewe ishema n'ibi ngibi ibintu nk'ibyo nicyo iri jambo rivuga muri dictionnaire. Mbe nambi ukimara kurishakisha cyangwa se ubundi buryo, iri jambo ubundi nicyo rishatse kuvuga. Ariko noneho mu buryo bwo kurikoresha nka keyword y'aba bantu baryongereye ubusobanuro, ari nko gushaka gukingurira imiryango cyangwa se kubwira abantu bari hirya no hino yuko bakwiye kuba ari abantu batewe ishema n'abo baribo. Rero rino jambo ubundi ni nko kuvuga ngo dutewe ishema nabo turiho, ntabwo duterwa ubwoba no kuba twitwa gutyo, ntabwo bidutera impungenge, nta kibazo na kimwe bidutera, dutewe ishema no kuba turi abatinganyi. Iri jambo ubundi nicyo rishatse kuvuga. Njyewe ndagaruka kuri cya kibazo cyanjye n'ubundi nahoze nibaza ndimo ndibaza kuri bano bantu, ibi bintu barimo barabikora babizi cyangwa se bari kubikora batabizi. Twebwe turi kubakurikira se ibi bintu byo turabisobanukiwe cyangwa ibintu ntabwo tubizi? Kwishyiraho tatuwaje ukiyandikaho ngo pride mu butinganyi, iryo jambo risobanuye ngo we are not ashamed. Ntabwo duterwa ubwoba cyangwa se ntabwo bidutera ubwoba kwitwa abatinganyi, dutewe ishema nabyo. Ariko mwa bantu mwe, impanuro ndimo ndatanga cyangwa se message yanjye kuri uyu munsi kuri iki kiganiro, ndabizi yuko ari ikiganiro gikomeye cyane kugikora, ndabizi yuko wenda aho cyazagera hariho hose ari ikiganiro navuga yuko kitoroshye, ari kugukora ibintu nk'ibi ngibi ku bantu b'ibikomerezwa bo hejuru. Ariko dukwiye gusobanukirwa neza, urubyiruko rwacu rukwiye kujya rumenya ibintu rurimo rurishoramo. Umuziki ni myiza, umuziki rwose turawukunda, twese dukunda umuziki, ndetse nta muntu utumva umuziki, n'abahanzi rwose turabakunda. Na Bruce Melody nkunda indirimbo ze, na Christopher nkunda indirimbo ze, n'abandi nabo nkunda indirimbo zabo. Ariko ibi bintu muzajye mubikora, mubanze mubisobanurira abantu, mubanze mubisobanurira abafana banyu, mubisobanurire bano bantu babisobanukirwe neza, hanyuma nawe babakunde babizi. Ariko mwe gushora abana mu bintu by'ubutinganyi, mwe gushora urubyiruko mu bintu by'ubutinganyi bidasobanutse, ibintu by'umwanda Imana yanga urunuka, mubishoremo batabizi. Ubu hari umuntu ejo w'urubyiruko wazahuruduka kubera ko agukunda we Melody, agukunda nawe akishyiraho ya tatuwaje nyamara atazi ikintu isobanuye. Abana benshi barimo barishyiraho mu tatuwaje kubera ko bazibonanye abasitari. Ibyo bintu turabizi neza. Muri football dukunda abasitari b'i Burayi bakina mu mashampiyona akomeye, wabona yishyizeho tatuwaje nawe ugacyo uyishyiraho.
dukunda ba Lady Gaga, ba Beyonce, bande na ba Jay-Z. Bishyiraho amatatuwaje ujya kubona ukuntu zibonanye i Nyarugenge, uzibonanye abana baramaje kuzishyiraho, ariko ntabwo baba hari igihe baba batazi neza izi tatuwaje ikintu zigiye zisobanura zishatse kuvuga. Rero we Bruce Melody twaragutahuye nawe Tofa, uburyo murimo ibyo bintu murimo murabikora, murimo muramamaza ubutinganyi mu ibanga rikomeye cyane. Ariko reka basi urubyiruko, reka basi abantu babakunda babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zanyu, ibyo bintu bakomeze babakunda, ariko babakunde banabizi yuko ibyo bintu mubikora. Kuko ntabwo mpamya yuko umuntu nka Tofa yaba yaragiye kwita iriya ndirimbo akayita Pose atazi neza ikintu ririya jambo ryavugaga. Ntabwo mpamya yuko umuntu nka Bruce Melody yaba yaragiye kwishyiraho tatuwaje yitwa ngo Pride, bisobanuye ngo we are not ashamed, atazi ikintu ririya jambo ryavugaga. Ntabwo yaba yarabyishyizeho kuri biri ari ibintu bipfuye kumugwirira gutyo gusa, ni ibintu runaka yari yarabanje gutekerezaho. Rero bavandimwe, inshuti bavandimwe, reka nkomeze kubashimira ko mukomeje kudukurikirana ku butumwa. Ni amakuru agiye atandukanye, ni exclusive tugenda tubagezaho, tuba kubitira amabombe hari ibintu bigaca bigacika, mukagenda mumenya byinshi mutari musobanukiwe, mukagenda mwumva ibintu utuntu n'utundi hirya no hino. Reka wowe utarakora subscribe nkomeze kugushishikariza gukomeza gukora subscribe, kandi ujye ukomeza kudukurikira umunsi ku munsi, ugende usobanukirwa neza. Ndaje ndabashyiramo indirimbo ya Muneza Christopher yitwa Pose, nyibashyiraho agace gatoya kugira ngo mujye no kuyishaka umutere na views. Rega mwa bantu mwe, ibintu bye mubirebe bikomeze bikundwe, ariko unasobanukirwa neza yuko aba bagabo ntabwo ari beza, baba barimo baramamaza ubutinganyi mu ibanga rikomeye, mu buryo udashobora kumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka rero nkomeze kubashimira, kandi nkomeza gushimira uburyo rwose mukomeje kudukurikira, ibitekerezo byanyu mukomeze kugenda muduha. Ibyo bitekerezo rega turabibona, tugenda tubyumva umunsi ku munsi, natwe dukomeza gushakisha icyatuma dukomeza kubaryohereza umunsi, dukomeza kubaha update zigiye zitandukanye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.